ngomba kumuhereza feedback y'ibyo akora nkamubwira nti ngizi emotions zanjye nizini feelings zanjye uko mbasha kuba nagufata. Iki gishushanyo ku muntu kireba araza kugira ngo ni ifoto ya nyayo. Ndaje ndavuga ngomba gukora ikintu nanjye kiri big cyane, gifite agaciro kenshi cyane. Niyo mpamvu naragiye spending igihe cyanjye ndagikora neza. Niyo mpamvu cyaje kuza kimeze gutya. Kenisa yabizi ko agikoze se. Projet yacu nari mfite mu mutwe wanjye. Mvuge ni entire mugenzi akora Kenisoro. Ni ibintu nari planinze ubwo ngiye kubona mbona nanjye kirangiye Kenisoro nawe arimo gukora ubukwe. Guhereza agaciro art abanyarwanda nyine muri rusange ntago batangira nyine guhereza agaciro art. Ibintu by'ibishushanyo ntago babyumva neza kandi ngiye mbibara nkaho nabyo ari entertainment muzindi. Mbona naho n'umwanya mbwira abanyarwanda ko ibi bintu ni by'agaciro kenshi cyane kuko ni ibintu biba bifasha amateka kindi kandi uko kigenda kimara imyaka niko kigenda kirushaho guhenda. Niba kimaze imyaka 100 ushobora gusanga kiguza miliyoni y'amafaranga bitewe nuko kiba gifashe amateka. Bati icya gihangano kimwa kiragihe bikatureba uko byari byifashe icyo gihe kiratwibutsa amateka menshi nibyo ngibyo. Niyo mpamvu bitandukanye n'amafoto. Wese ura ntago nsobanukiye neza impamvu nyine icyo ngicyo gihenda kurusha ifoto. Ifoto irasaza. Ifoto ndakeka abantu benshi bafite amafoto yo muri maze nk'imyaka 5 cyangwa se ngahe umuntu uko narabatangiye kumera, ariko ahanga ku gihangano kuko aba ari umwenda uri mirangi ntago kijya gisaza. Nuko nagize inspiration ari wenyine. Yes, nagize inspiration ari wenyine ariko nabwo kuba atakiri wenyine nabyo byaranyinspire. Kuba atakiri wenyine nabyo byaransigiye. Ushobora kubona ukabona ejo bundi nakoze indi none hari kumwe n'undi n'uwo bari kumwe n'umufasha wewe. Yo mbaha ikaze bakunza BigTown TV, reka mbifurize gukomeza kugubwa neza aho muri mwese. Nyita Slim Jesus, murabizi tugenda tubazanira impano zigiye zitandukanye. Murabona uyu munsi ukuntu tugiye kwinjira mu kiganiro ni gutya. Meze gute se? Ni power. Meze neza? Fresh kabisa. Bakwita ngo iki rero? Ba Mico de Art. Niyo mazina nkunze gukoresha ahantu hose bwo ko n'abantu baza Mico de Art. Yes. Mico de Art. Yeah. Mico de Art, reka mwereze ikaze kuri BigTown TV. Nanabanze nanabwire abakunza BigTown TV ko tuba turi ahantu bita kuri Babiha. Hano hano surabona atari fresh. Ahantu nahitegereje ndavuge ni waza mwazanye mu Burayi nda. Hano hano no kuzakora n'igikwe biba bimeze neza. Bita kuri Babiha ku bantu bashaka kwamenya ni hano hafi n'umurenge wa Kicukiro. Ahari bagira service nziza, hakora ubukwe n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Okay, twikomereze rero. Waje uzanye n'ikishushanyo cya Kenisoro. Yes. Yeah. Usa nk'ukitwereka kwanza tubanze turebe uragenda dusobanurira. Yeah. Ni Kenisoro niwo murabona hanga. Cyo isemo gukora icyo gishushanyo rero. Ni inkuru ndende. Inkuru ndende. Ubwo nahera imuzi. Impamvu nabashe kuba nakora Kenisoro mu ba artiste benshi bagiye bari mu Rwanda bakora indirimbo. Kenisoro first of all aranyinspira. Aranyinspira uburyo akora umuziki we cyangwa se history yiwe. History yiwe ashaka kugishyira hano ku buryo weranje ku buryo dukoye ikiganiro turi kukireba kandi kiri hejuru. Muri kukireba gutya nta kibazo rwose. Fresh. Kenisoro rero impamvu namukoze umunsi umwe ubundi iyo ngiye gukora ikintu ndabanza nkagira inspiration. Inspiration ntandi nayikuye numvisha indirimbo yiwe. Sinzi nimba wawe uyizi wayita Jolie. Indirimbo yiwe iranyinspira nyine numva indirimbo nziza bya danje. Ndavuga iyi ndirimbo numvishe uyu mu artiste ngomba kumukorera akantu nawe ku buryo azabona ko nishimiye igihangano cye. Ura nawe nkuko iki ari igihangano nawe irandirimbo ni igihangano. Ya ndirimbo nawe ni igihangano nawe nyine ndabubaha mba respect abantu baba bavunitse nyaba abahanzi muri rusange. Abantu bakora art, ura n'umuziki ni art. Ndabubaha cyane mba respect. Niyo mpamvu navuze nti ngomba kumuhereza feedback y'ibyo akora nkamubwira nti ngizi emotions zanjye nizini feelings zanjye uko mbasha kuba nagufata bitewe n'ibihangano byawe. Nabashe kuba nakora igihangano nanjye nk'umu artist ndavuga nti iki nicyo gikubiyemo uburyo kingiye mfata Kenisoro. Urabiba byiza iyo umweretse uko umufata ukamubwira uti dore ngewe ngo I appreciate bitewe n'ibyo wampaye.
ya nicyo ngibyo nuko ngoko bimeze. yes Okay, iki gishushanyo ku muntu kireba yego araza kugira ngo ni ifoto ya nyayo, ni nk'ibintu ukoresha kuko urabona ukuntu njye no foto nsanzwe nyizi, no foto ya Kenisol yes nsanzwe nyizi imeze gutya, ahubwo ni bihe bintu ukoresha kugira ngo ibikoresho ukoresha kugira ngo nyine ushushanye igishushanyo kimere gutya? ya ibikoresho nkoresha ni ibikoresho bisanzwe n'abandi bartiste ndakeka bajya babikoresha, ahubwo tuba dufite itandukaniro bara n'abandi bartiste, nyine abartiste bose bafite itandukaniro rye n'undi bitewe n'uburyo cyakora ibintu bye. Njye impamvu ubona nyine ni gukora iyi foto, njye nibyo nakubwiraga, ni ya spirit, ni za feelings nabashije kuba nagira. Bara gukora ikintu wabaye inspiration no gukora ikintu utabaye inspiration biratandukanye. Ya njye nagize inspiration nyine ndangije numva ka gaciro nyine kwa kundi numvaga ya ndirimbo mbi agaciro nyine ndangije ndavuga ngomba gukora ikintu nanjye kiri big cyane, gifite agaciro kenshi cyane. Niyo mpamvu naragiye spending igihe cyanjye ndagikora neza, niyo mpamvu cyaje kuza kimeze gutya. yes Kenisol yabizi ko yagikoze se? Kenisol ashobora kuba ntago abizi. yes iki gishushanyo kugikora bihuriye he no kuba Kenisol yarakoze ubukwe ejo bundi cyangwa agiye gukora ubukwe? Yasezeranye mu murenge ubu ngubu. Iki gishushanyo ndakeka nta hantu bihuriye, ahubwo ni ibintu byaje guhura. Nanjye ntabasha kuba nasobanura impamvu byahuye, wasanga ngo nyine hari n'impamvu byahuye ntawamenya. Njyewe projet yacyo urabona Jori imaze igihe kingana n'umwaka isohotse. Projet yacyo nanjye mfite mu mutwe wanjye, mvuge ni anytime ngiye nzakora Kenisol, ni ibintu nari planinze. Ubwo ngiye kubona mbona nanjye kirangiye Kenisol n'abarimo gukora ubukwe. Ibintu nyine byaje guhurirana. Think bishobora kubyara ikintu cyiza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Okay, so ubundi usanzwe ukora ibishushanyo sibyo? Ubu ngubu uwo mwuga wamazemo igihe kingana iki? Navuga katari igihe kirekire kuko natangiye kubigira umwuga vuba. Ikindi gihe nabikoraga bisanzwe, nshushanya nyine bisanzwe. Navuga ko na amezi 6 maze mu mwuga. Ikindi gihe bwo nabikoraga bisanzwe. Wabikoraga bisanzwe amezi 6 tugeze ku rwego rwo gushushanya ikintu kimeze gutya cyangwa nagara wagishushanyije? Oya, ni ngiye wagishushanyije. Ngiye wagishushanyije kuko no ubusanzwe mfite ama platform ujya nyuzaho ibintu byanjye, iyo maze gushushanya mpita posting. yes Kenisol ubwo ngubwo nese nabaye abanzi bandi wigeze ushushanya nyine bibyamamara abantu batandukanye? Abandi bahanzi harimo Mico the Best, harimo Platini, harimo Bwiza, harimo Silivizo. Ndakeka ari abo ngabo. Warabibahaye se? Yes, nagiye mbibahera, usibye ko hari umwe nari nagihereza. Inde? Ni Bwiza. yes ufite igishushanyo cya Bwiza? ndagifite. Nacyo ni cyiza nk'icyo ngicyo se? Nacyo ni cyiza. Nacyo ni cyiza. Iyo navuze ngiye kujya mu nganzo nshushanya ibintu byiza. Ukora ikintu cyiza cyane. Fresh cyane kabisa. Ubu tugiye ko umaze amezi 6. Ese hari abantu bajya babwira ko bino bintu reba nk'utwo tuntu tw'udusaro two ngo twongeye ni kwibaza nyine ukuntu ushushanya. Reba nk'utu tuboro utwo natwo ura wari ufashe natwo utereka natwo nushushanye. Nyine ubundi iyo wafashe umwanzuro ukavuga uti ngiye kwinjira muri ibi bintu, biba byiza iyo ubyinjiranyemo n'imbaraga zawe. Ndi umuntu ukunda kwizerera wenda mu ijambo ry'Imana, aho rivuga ngo umurimo Imana yaguhaye ujye ukorana umwete. Nanjye rero iyo ninjiye mu kintu nkinjiranamo n'imbaraga zanjye, nkavuga nimba ari projet ndibuze gushyiramo imbaraga zanjye zose, aho ziri buze kurangirira ubwaraza kuba ari aho ngaho. Niyo mpamvu mvuga ndibuze kwitondera n'amasaro ndibuze kurikora ndihereze agaciro, kugira ngo ikintu cyane kize gifite quality yo hejuru, kitaza kuba nyine ntaza kuvuga ngo ninjiye. Icyo bita inspiration, iyo wagize inspiration biba byiza nyine ukora ibintu byiza. yes Okay, imbogamizi mukunda guhura nazo abantu mushushanya nizeye rero? Imbogamizi zo ni nyinshi. Navuga wenda nkeya muri zo. Kumenyekanisha ibihangano byawe kwanza. Kuko ubundi wenda mvuze ibikoresho ntawe utabona ibikoresho, kubera ko
gushushanya ntago nyine bikenera ibikoresho byo hejuru cyane, ahubwo kumenyekanisha ibintu byawe niba nagishushanyije cyangwa se nakoze art muri rusange, ese ni bande bari buze nyine biri buze kugenda gute kugira ngo abantu bayimenye. Iyo ni imbogamizi agaciro, kugiye kuyihereza agaciro, guhereza agaciro art. Abanyarwanda nyine muri rusange ntabwo batangira nyine guhereza agaciro art, ibintu by'ibishushanyo ntabwo nyine ntabwo babyumva neza, kandi ngiye mbibara nkaho nabyo ari entertainment mu zindi. Nk'ubu urabona nk'urugero, tugiye wenda nko mu byaro tukaba tubwira umusitari ushushanya, ntabwo bamutubwira, ariko tubwira umuhanzi first of all, atavuga umuhanzi, atagira umuhanzi Bruce Melody inde baba bahari, ariko mbwiye tubwira umuntu ushushanya ati ntago muzi. Urumva nabyo nyine ni ikibazo, kandi gushushanya nabyo biri muri entertainment ikwiriye nyine kuba yahabwa agaciro. Izindi mbogamizi nubwo nyine no kuvuga ngo hari abantu nyine usanga batumva art neza, gati wenda ibintu biri gukora wenda nuko nakoze keniso, ariko hari ibindi bishushanyo usanga umuntu wenda yakoze bifite topic runaka, kugira ngo uzabyumvishe umuntu nyine biba bigoranye cyane, biba bisaba nyine imbaraga nyinshi cyane kugira ngo bimwumvishe. Ni ama challenge n'isoko ryabyo. Isoko ryabyo urumva nyine umuntu nimba atari kumva nyine agaciro kabyo, ntago nyine kigura, ntabwo yakigura. Bisaba nyine ngo uhangayike kugira ngo ubone umuguzi w'igihangano cyawe. kugira ngo umuntu atere imbere se mu mwuga wanyu ubona bisaba iki? Bisaba iki? Bisaba gutekereza cyane. Hari abavuga wenda gukora cyane, yego nibyo gukora cyane ni byiza kandi byakugeza kuri byinshi, ariko nanone gutekereza cyane, gutekereza byagutse nibyo mvuga, gutekereza biri positive, gutekereza nyine inzira wacamo, connection n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Iyo utekereje cyane nyine ni handi uvuga uti ngiye gukora ibihangano wenda bitewe wenda n'ibyo abantu bakunda, ndakora ibihangano bitewe n'ibyo abantu bakunda, ndakora ama inspiration yanjye wenda ndakuye ahantu runaka, cyangwa se ngiye bitewe n'ibyo nkunda, ukamanza ukareba muri rusange ese ni iki abantu bakunda, ngiye ni iki nkunda, ese nabihuza gute none n'uburyo ki nabona amafaranga, ubundi ukabasha kuba watera imbere muri rusange. Ariko nanone ukabasha kuba wa promotion nkamwe nyine mu ba YouTuber cyangwa se abantu nkamwe ba influencer, ni ibintu by'agaciro kenshi cyane nyine kubona umuntu nyine ugupromotinga, ugufasha kumenyekanisha ibintu byawe, nabyo bari ibintu by'agaciro. Nicyo bisaba kugira nyine ubashe kuba watera imbere muri ibi bintu bya art. Iki kijya kiguca intege muri kariyeri yawe? Ikintu cyinshi intege ni byinshi, ndabwo ndavugamo nka bitatu. Hari nyine imyumvire iciriritse y'abantu, imyumvire iciriritse y'abantu nyine mugashushanya cyane kuvuga ati ibyo bintu ntago mbizi. Urabona ukuntu umuntu ashushanya wenda nk'umuntu wenda nka big, wenda nk'ikaramu, ukuntu nyine umuntu akoresha big cyangwa se crayon, ko umuntu yaje muri black and white, umuntu akavuga ati ngiye ntago nsumukara n'umweru, ngiye nsa suko nafite amabara nyine menshi mu isura, ntago nsumukara n'umweru cyangwa se ntago nsubururu. Cyo gihe uratekereza ukibaza umuntu ni kuki adatekereza nyine byagutse, wenda tuvuga ati iyi ni art. Hari n'umuntu ushyira igihangano akavuga ati iki gihangano wenda gikwiye amafaranga ya naya, noneho akavuga ati najya kwifotoza ifoto nini nkayishira mu nzu. Ubwo ni ikintu cyaguca intege, kuko urumva uwo muntu uvuze ati najya kwifotoza ifoto nini nkayishyira mu nzu, ntabwo aba ahaye agaciro k'umuntu washushanyije wafashe. Ibi bintu biragora cyane. Mbona aho n'umwanya mbwira abanyarwanda ko ibi bintu ni by'agaciro kenshi cyane, kuko ni ibintu biba bifasha amateka. Ikindi kandi uko kigenda kimara imyaka niko kigenda kirushaho guhenda. Niba kimaze imyaka 100 ushobora gusanga kiguza miliyoni y'amafaranga, bitewe n'uko kiba gifashe amateka. Wati icya gihangano kimwe kiragihe bikatureba uko byari byifashe icyo gihe, kitwibutsa amateka menshi. Nibyo ngibyo, niyo mpamvu bitandukanye n'amafoto. Kandi ahangaha umuntu abashizemo spirit ye ni feelings ze n'ibitekerezo bye, navuga ko nyine umuntu ni umuntu uba wishyize kunuza ku rupapuro cyangwa se kuri canvas. Ngiye ibitekerezo byanjye byose mbona bishyize ahangaha, bitandukanye n'ibimashini nta bitekerezo igira, ibyo wayikomandinze. Nuko nguko nazo ni challenge. Ibindi bintu by'abinshi intege ni ugukora igishushanyo
cyangwa se igihangano umuntu akacyanga bitewe n'amikoro se yiwe arabona wenda ukuntu umuntu avuga ati ngiye guhereza umuntu gift umuntu akamanza agatera imibare akavuga ati kubundi izo gift buragira aza kuba nsaba amafaranga menshi aza kuba ibyo nabyo bijya bica intege kandi njyewe gutanga gift no mutima wanjye mba numva nyine ngi unshira urubanza kuko ari isezerano mba naragize kera numva yenda umuziki wawe cyangwa se numva igihangano cyawe nkavuge ni nanjye nshaka gukorera ikintu kizatuma ugira feedback nziza mu byo ukora ntago ngiye mba ngukurikiranye amafaranga cyangwa se ibindi byo wakora ni ku bushake bwawe ni nyine wabikora mu nyuma ibyo nabyo bijya binshi intege cyane ibyo ngibyo ibyo bijya biguca intege none se ura ntabwo nsobanukiwe neza impamvu nyine icyo ngicyo gihenda kurusha ifoto impamvu kigenda kurusha ifoto navuga handmade niyo mpamvu wenda abantu bakunze gupromotinga made in Rwanda ko inyinshi ziba zikoreshejwe na handmade ikintu gikoreshejwe n'amaboko yawe n'ikintu gikoreshejwe n'imashini biratandukanye kuko ikintu gikoreshejwe n'amaboko yawe cyangwa se ikintu wakoze kirakuvuna cyane nyine kiba kirimo imbaraga zawe nyinshi cyane imashini ikora rimwe iminota imwe ikaba irabirangije ariko kirakuvuna noneho cyane nkatwe dukora art ushyiramo ibitekerezo byawe ushyiramo kuri kwiyumva ako kanya ushyiramo spirit yawe imyumvire yawe wabona nk'izi nyenyeri ibintu nyine background mba nakoze bafite nyine ubusobanuro bwabyo bitandukanye n'imashini wagendaga akifotoza igati printing direct ngewe ndibuze kumanza nshyiramo spirit ya nshyiramo nyine uburyo kindimo ndumva uburyo mfata umuhanzi uburyo nyine namubonye byose ngende mbihurize hamwe nindangiza nkore igihangano ikindi bitandukanye niyo n'ifoto ifoto irasaza ifoto ndakeka abantu benshi bafite amafoto yo muri maze nk'imyaka 5 cyangwa se ngahe umuntu ukuntu batangiye kumera ariko ahanga ku gihangano kuko aba ari umwenda uri mirangi ntago kijya gisaza ikindi uko igihe gishira kigenda kirushaho kugira agaciro ujya wumva ibihangano byinshi ngo byakozwe mu mwaka w'igihumbi 1700 yakumva biri kugura amafaranga menshi cyane no kubera ko biba bifashe icyo gihe ni nkaho ibyo bihangano bidusubiza muri icyo gihe bikadusubiza muri icyo gihe nyine ibyari biriho abantu ko bakoraga ibintu nk'ibyo biratangaje kuzabona no foto ya Ken Solo mu myaka izaza zagugwa amamiliyari n'amamiliyari bavuga bati uyu ari umuhanzi wo mu Rwanda iki gihe iki n'iki ugasanga niba nakimuhaye famiye ye uzamukomoka ugasanga bakiriyemo amadolari menshi cyane ese wize nko kugeza mu bakanga nize kugeza mu 6 secondaire yes ulize iki nize gukora ibihangano muri sima gukora amastati muri sima ngo bagita iki bagita sculpture sculpture yes ngo no gukora amastati gukora amastati gukora keka abantu benshi babizi mu bintu bya made in Rwanda gukora amastati mu biti muri sima mu tuntu nk'utwo nyine twa handmade yes ibyo ngibyo nabasha gukurikirana kuva mu 4 kugeza mu 6 yes izo success hari mu Rwanda yego zirahari ku Nyundo Gisenyi niho bazigera nuko ngo wize ku Nyundo yego ubwo si hose haba n'imiziki ubwo oya imiziki barayimuye bayijyanye ko noza Muhanga wize ku Nyundo na hatari abahanzi baririmba badahari gusa nyine ho haracyari umuziki nyine umuziki uracyakorwa umuziki yes umuziki uracyahari nyine ngo mete numva nk'abahanzi nyine mwize kuri level imwe abahanzi twiga mu kigo kimwe nyine twiga mu kigo kimwe abahanzi bo ntago ari bahari bose bari baragiye ntago nigeze nigana na promotion zirimo abahanzi hari hashize bagiye ese ubona bino bintu hari icyizere by'ubuzi ujye ubigirira avuga ati bino bintu hari icyo bizavamo yes icyizere kirahari iyo ndebye nyine uburyo kinkora uburyo nyine mbasha kuba nakwimanaginga njye mbona mfite icyizere ndeba uburyo nkora nkavuga ni niba nakoze uyu munsi nkagera aha ngaha hari icyizere ko ejo nzagera aha ngaha yes bambona ko ahazaza nyine ni heza hari icyizere yes okay ibyo ngibyo birumvikana none okay tujye kuri icyo gishushanyo ndagira ngo ugende utusobanurire bimwe twebwe tutabonesha amaso ariko wowe washyizemo kubera ko wabishatse nyine kubera ko nabishatse Ken Solo first of all urabona
ari muri ahantu nyine hasi ubururu. Ubururu muri art ya mu bugeni tubusobanura nk'insinzi cyangwa se victory. Yes, ni insinzi. Urabona hagiye harimo inyenyeri nyinshi cyane. Abenshi nyine abahanzi kwanza tubita aba star. Star va ku nyenyeri. Yes, no umuntu umurikira abandi. No umuntu ubasha kuba yagaragara nyine yagaragariza abandi ibintu batabona. Yes, ubwo kugaragariza abandi ibintu batabona ni za message ziba ziri mu ndirimbo zabo. Niyo mpamvu duhereye ku nyenyeri nashyizemo inyenyeri nyine nshaka kugaragaza nyine abantu benshi bitwa aba star. Star ni inyenyeri, star ni inyenyeri. Impamvu bitwa aba star nuko bagaragariza nyine bamurikira abandi. Bamurikira abandi bagatuma abo bandi babona ibintu batari barabona. Yes, niba nta ikintu nijoro nago nakibona ko inyenyeri imuritse ndakibona. Yes, uburyo babibona rero ni kwa kundi babahereza message mu ndirimbo zabo akubwira ati yaba arimo ubutumwa bwubaka buhumuriza nyine ubufasha no mu nkundo ibintu byinshi cyane nyine abaduriza message. Yes, niyo mpamvu nashizemo inyenyeri nyine nk'umustar. Bwa bururu ya background y'ubururu ahantu ari ni yansinzi. Umustar abastar nyine hari abastar benshi nyine tuzi ariko nanone ha abandi tuzi bageze bafite ikintu bagezeho. Shobundi yagiye muri Ethiopia yakwiye awards. Yes, ni watwaye award Ethiopia. Keniso nyine ni ikintu kingira akamaro ku Rwanda ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Nyine ni inyenyeri yagiye kutumurikira, yagiye kutugaragaraza neza. Birumvikana nyine ko nagombaga gushiramo background y'ubururu kubera ko yansinzi yagezeho. Turamuzi, abantu benshi baramuzi. Nyine hari impamvu bamuzi nuko yageze haraho yageze ariyo yansinzi nyine nakoze nashizemo y'ubururu. Urabona nyine imyenda yiwe iragenda ihura na background y'ubururu, iragenda ihura na ya victory. Yes, nyine imyenda yiwe iragenda ihura n'ubururu. Njaje kugaragaza ko uburyo abantu bamubona inyuma, abantu benshi nyine bakunze kuvuga ati abastari barambara bagira bate, uburyo cy'abantu bamubona inyuma nyine bakabona none yansinzi apana muri background. Akenshi dukunze kugaragaza ko nyine background nyine ni ibintu bikuri inyuma cyane. None imyenda wambaye uburyo abantu none babona ko uwo waratsinze inyuma murakikubona akavuga ati uriya muntu ndamuzi. Direct nyine nimwe murakikubona akavuga ati ndamuzi yansinzi birimo irigaragaza. Nimwe murakibona imyenda amakano ati uriya muntu ndamuzi ni Kenisoro yaririmbye joli yaririmbye ibintu ugahita byigaragaza. Ukambara insinzi kuryo umuntu akikubona akavuga ati uriya muntu no umuntu w'agaciro cyangwa se no umuntu. Kenisoro nta gaciro wenyine. Kenisoro nta gaciro wenyine. Nta gaciro wenyine. Yes, impamvu wakoze cya Kenisoro gusa. Impamvu nakoze cya Kenisoro wenda turabigarukaho ariko nuko nagize inspiration ari wenyine. Yes, nagize inspiration ari wenyine ariko nabwo kuba atakiri wenyine nabyo byaranyespire. Kuba atakiri wenyine nabyo byaransigespire. Ushobora kubona ukabona ejo bundi nakoze indi none hari kumwe n'undi n'uwo bari kumwe n'umufasha wewe. Yes, gusa nyine iyo nkunze gukora nyine nkunze gusohoza ibyo natekereje cyangwa se projet zanye nkunze kuzisohoza. Naravuze ni nuko atakiri wenyine ariko ngomba gukora ibyo namutekerejeho nyine nkamugeza ikintu kimushimira kimwe appreciating ku byo yakoze. Yes. Okay. Nakana kamwe musigaje kuri iyo photo se? Akana kamwe Roba nta gisigaye. Okay, nakubwo ngo signature. Signature. Signature iri. Yanditseho Mico de Art. Yes, Mico de Art. Shatse kuba ko Mico de Art no. Yes, Mico de Art nyine ni mico ubugeni wavukiye gukora ubugeni. Yes. Keniso n'agatentire nawe naragashyizemo. Agatentire nagashyizeho atentire kameze neza. Okay, Keniso rero afite amafoto menshi cyane. Yego. Icyo ariyo foto yahisemo? Iyi foto? Yes. Iyi foto impamvu ariyo nahisemo niyo nabonaga ari Kenisoro wa nyawe. Kenisoro nyine wa nyawe uri pure. Nyine umuntu aba areba ku ruhande, areba hejuru, umuntu areba hasi.
impamvu nahise mingi nuko Kenny Suro nyine iyo umuntu akureba tubona nyine umuntu wanyawe nyine nta kintu aho guhisha. Yes. Okay, ni fresh. So reka nkubaze nki ese wenda uretse impano yo gushushanya niyo impano yindi ufite? Ikibazo cyiza. Mfite impano yo kubyina b-boy. Yego ndabyina b-boy, ndakeka abantu benshi bashobora kuba bazizi imbyino za b-boy. Abanyamerika y'epfo bakunda kuzibyina cyane. Hari b-boy, uzi b-boy bya Dan? Ndazibyina kabisa. Hakaza impano yo kuririmba. Nabwo ndaririmba, ndanandika, nkara kompoza. Hakaza impano ya comedy. Yes. Usibye no gushushanya nkora ama makeup y'ibisebe, ama makeup y'iki ibintu nyine nk'ibyo ngibyo. Ku bantu nyine bakina ama filme ndabonye mu Rwanda nyine hari ukuntu batabikora fresh, ukabona nyine umuntu yakoze igisebe akakora ntago ari igisebe nyine. Ni ibintu byo kwiyaranje. Yes, ama makeup y'ibisebe ndayakora neza. Okay. Ibyo ngibyo. Hari zimwe ahantu hamwe nyine abantu wigeze ukana nabo mu bintu bijyanye n'ibyo ngibyo. Okay, tubona duhere ku mpano ya mbere, impano yo kuririmba. Yego. Impano yo kuririmba urayifite? Ya ndayifite. Urishaka kuduhogorezaho tukumva se? Kubahogoreza? Katurimbeho gato tukumva. Yeah, I can try. Ariko ndakeka na amasegonda wenda kundi karirimbo kanje mfite gatoya. Yeah. Ibebeze iwosura barutaya, ibebeze undutira uturabo, ndarahiye, I'll never let you go. Ibebeze undutira uturabo, nawagusiga, turakundana, nagusigana, ibebeze ntabyo nifuza udafite, narahiriwe kubwo ngufite, iby'abandi badafite, baby wanjye wowe urabifite, wenzozi nziza nagize, wowe mihigo nahize, harabura gatoya ngo ngire, mu bandi bose ni wowe leader, ibebeze nako ngako. Yes. Bakita ibebeze. Yeah, bakita ibebeze. Twagiye. Wambwiye impano yo kuririmba, ufite ihe yindi? Kubyina b-boy nako nabikwereka. Kubyina b-boy sinzi. Yeah, kubyina b-boy sinzi nimba tuzabifata umwanya wabyo. Yeah, tuzabifata umwanya wabyo. Ikindi ukina comedy niko nakubwiye. Ukina comedy. Nyine nkoze guperforminga nyine mu bintu bijyanye n'ama comedy. Usibye ko nyine ntago nabi boostinga ngo igikora noza se stand up comedy. Yes. Ngadubwira dutere brag imwe tubanze twumve. Blagues Blagues sinzi kubera ko nyine nzano mu kiganiro nazanye n'umupfapo w'ipupfu n'impfundiko, wanze gupfukamira mupfirenga mupfa gasoni akegera ku mupupfu w'ipfunda akamupfunyikira ikibiribiri. Nuko nguko amakomedi nayo ngayo ubwo babyifashe. Okay. Ngo harya ngezi ibihe bindira? Kuririmba, gukina comedy. Muri comedy ya mu comedy ukunda hano mu Rwanda nabaye? Mu comedy nkunda mu comedy ubona bigukora neza? Nkunda Graciane, sebiko ko nkunda bamenya, nkunda Nyakso. Yes. Graciane bamenya na Nyakso. Okay, no comedy ukunda? Okay. Gushushanya wigeze hari indirimbo wigeze ubikora cyangwa movie? Movie gukora movie? Oya. Jeboro bya makeup. Bya makeup? Yes. Hari movie imwe trending bayita The Forest. Ya Soroba ndakeka. Ibisebe birimo n'icyo yabikoze. Yego. Okay. Fresh cyane. Reka tugane ku musozo rero, ko tugana ku musozo ni cye kintu wasaba abakunzi ba BigTown TV? Abakunzi bayo first of all ni making sure ko bakoze subscribe. Ikindi kintu nabasaba ni ugwagacira abanyempano. Gwagacira abanyempano abenshi nyine ntago dukunze gutinda ku kintu cy'impano, ariko impano bwa ni ikintu nyine ni impano barahawe
ni impano urabona nkawe umuntu w'umu influencer nawe impano yawe to umukunzi wa BigTown TV agomba guha agaciro umunyempano first of all akanamushyigikira akamukora promotion abizi nta mugabo umwe nanjye ubwanjye nyine irugendo ndimo rwo gukora art nkeneye support nyinshi cyane niba koko impano yagushimishije support kabisa zirakenewe. Yes. Yeah. Ni ikihe kintu wasaba Kenso? Ikintu na kino kiganiro. Ikintu namusaba no kwakira impano yanjye. Kwakira impano yanjye akayifata kumva ko ni ibintu na planning igihe kirekire kuba nawe planning nkabishyira mu bikorwa nkabikora bikaba nyine birangiye nyine yakira impano yanjye nanjye byanshimisha cyane nk'umunyabugeni rusange. Yabizi ko bizagenda neza kandi azayifata kuko iyo bone irarenze cyane. So reka nkushimire rero, nkushimire wakoze kuza, wakoze ku mwanya wawe wahaye abakunzi ba BigTown. So no mu gusoza reka nkomeze nibutsa abakunzi ba BigTown TV ko turi ahantu bita kuri Babiha, n'ahantu heza ushobora gukorera ibirori bya bigiye bitandukanye, anniversary, amakwe n'ibindi byinshi cyane. Ushaka kuhamenya cyangwa se kuhabona ni hano hafi n'umurenge wa Kicukiro, hafi aho hitwa mu Gatenga, nyine hafi n'umurenge wa Kicukiro. So urakoze cyane rero. Namwe murakoze cyane.